Hello everybody, ku bakunzi ba Trumpet TV muraho dukomeje kubifuriza kugira ibihe byiza. Ngira ngo nanasabe umuntu wese utarakora subscribe kuri iyi channel yacu kuba yakora subscribe, agakora share ndetse agakora na like, akadusigira n'ubutumwa hari inkunga cyangwa se igitekerezo, icyifuzo yaba yifuza kutugezaho. Dutangira rero kuri uyu munsi ikintu tugiye kuvugaho ni icyo bita Vogue challenge. Birashoboka ko wagiye wumva ama-challenge menshi agiye atandukanye cyangwa se unabona ama-challenge menshi agenda akorwa. Kuri uyu munsi rero tugiye kugaruka ku cyo bita Vogue challenge. Ushobora kwibaza uti se ubundi Vogue ni iki? Vogue ni ikinyamakuru gisohoka buri kwezi cyo muri Amerika, cyashinzwe n'uwitwa Anna Wintour mu kwezi kwa 12 tariki 17 mu 1892. Mvuga ngo Vogue ni ikinyamakuru cyatangiye kisohora inkuru muri New York Times, nyuma kiza kuba ikinyamakuru kigenga gisohora inkuru buri kwezi, kigaragaraho kivuga ku bijyanye n'ubwiza, imideri, imico n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ariko hari icyaje kubaho kuko nyuma y'urupfu rwa George Floyd twumvishe ruheruka kuba muri Amerika, umwirabura wishwe n'umupolisi, hahise hatangira movement ya Black Lives Matter cyangwa se imyigaragambyo cyangwa imyerekano mu rwego rwo kugira ngo basabe uburenganzira bw'abirabura bwo kubaho bitewe n'ibyari bimaze kubaho. Aha rero hahise hatangira kugaragazwa zimwe muri sosiyete cyangwa se abantu muri wenda mu bantu bagiye bikorera abaje cyangwa se mu banyamakuru, sosiyete nyine zigiye zitandukanye cyangwa se entreprise zigiye zitandukanye, hose babaza cyangwa se bibaza niba hashobora kuba naho hatagaragara ibintu by'irondaruhu, haba mu banyamakuru, haba mu miziki n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero mu gihe hahise hatangira ubwo buryo bwo gushakisha ahantu cyangwa se kwibaza ahandi hantu habagaragara irondaruhu, ikinyamakuru Vogue nicyo cyahise gitangira cyangwa se cyafashweho nk'urugero, kuko abakurikirana ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ibikorwa bya Vogue baje kuvumbura ko Vogue ifite ukuntu ifite irondaruhu muri yo, kuko muri cover cyangwa se mu binyamakuru byayo ntago higeze hakunda kugaragaraho umwirabura cyangwa se ikintu kijyanye n'imico y'abirabura. Mu by'ukuri byavuzwe ko abantu bagaragara cyangwa se abanyamideri bagaragara ku kinyamakuru Vogue aribo akenshi b'influence isi yose, bigatuma benshi bashobora kubonamo ko ari nk'ubwo ubwiza bw'abo bakobwa bagaragara kuri Vogue aricyo bisobanura. Bivuze ko rero niba ari ikinyamakuru gisohokaho abantu, imico, ubuzima, imideri by'abantu bose batuye ku isi, bitari bikwiye ko hagaragaraho ubwoko bumwe bw'abantu, kuko buri muntu wese yagakwiye kwibona muri ubwo buryo bashaka kwerekanamo imideri, imico n'ibindi bigiye bitandukanye. Ahubwo kandi bakaba kwerekana n'imico cyangwa se inkuru zibabaje ku birabura cyangwa se inkuru z'amateka yabo ababaje, kandi mu by'ukuri nta nubwo batanaha agaciro umwirabura kuba yagaragara ku kinyamakuru cyabo cya Vogue. Ubwo rero ni iyi challenge ni uburyo bwashyizweho n'abantu ku giti cyabo, abantu bagiye batandukanye, abakurikirana urwo rubuga rwa Vogue challenge bo ubwabo biboneye ko harimo akato cyangwa se guhezwa kw'abirabura ku kinyamakuru cya Vogue challenge. Nibo bahise bashyiraho rero iyo challenge yatangiriye kuri TikTok. Ni ukuvuga ngo umuntu yashoboraga kwifotoza ifoto ku giti cye, bangiza hejuru agashyiraho iyo Vogue, iyo Vogue cyangwa se iyo cover y'ikinyamakuru cya Vogue, mu rwego rwo kwerekana ko impamvu iyo challenge abantu bayishyizeho ku rubuga rwa TikTok bashakaga kwerekana ko buri muntu wese, yaba umuco we, yaba uko yaba ateye, afite uburenganzira cyangwa se yagahawe amahirwe yo kuba yagaragara kuri icyo kinyamakuru cya Vogue challenge. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese, cyane cyane abirabura, yashoboraga kwifotoza ifoto. Umuntu wese arafite ubwo burenganzira, hajya hagaragara abanyamideri bakomeye b'abirabura batangije iyo challenge, akaba yakwifotoza hanyuma akaba yashyiraho inyuma y'ifoto cover ya Vogue challenge, mu rwego rwo kuvuga bati natwe abirabura dufite uburenganzira, dufite ubwiza, dufite umuco, dufite icyo twakwerekana. Ibyo rero iyo challenge yatangiye kuri TikTok, biza gukomeza igera no kuri Twitter, igera no kuri Instagram. Yararebwe cyane, abantu benshi barayikurikira, abantu benshi barayitabira iyo Vogue challenge. Abanyamideri bakomeye bo muri Amerika, abahanzi bakomeye bo muri Amerika bafite inkomoko wenda cyangwa se babirabura, harimo bari hana n'abandi benshi bagiye bakomeye bakoze iyo challenge. Ni challenge yahise ikangura rero
uyu Anna Wintour washinze directrice w'iyi Vogue, iki kinyamakuru cya Vogue, abona ko ibintu bikomeye, abona ko ibyo bakoze atari byo. Nyuma ntabwo rero yacecetse, yahise yandika ibaruwa asaba imbabazi ibyakorewe muri company cyangwa se mu kinyamakuru akorera, avuga ko abyemera atabihakana ko batigeze bita kuba bashakisha cyangwa se baha agaciro yaba abakreateri babirabura, abaditeri babirabura, abadesigner babirabura n'abafashion babirabura, ko batigeze babaha agaciro, ko batigeze babaha umwanya, ndetse no mu kazi no mu kinyamakuru cyabo ko nta benshi barimo, ko nta gaciro bigeze babaha, cyangwa se n'ababa barimo kuba bakorerwa irondaruhu. Arabyemera, anabisabira imbabazi ku mugaragaro, ndetse anavuga ko agiye gushyira imbaraga mu kurwanya ikintu icyo ari cyo cyose cy'irondaruhu, akaba yabitera n'inkunga. Gusa benshi baribaza bati ese icyo babaza Anna Wintour ni ukumubaza bati kuki byabaye ngombwa ko wibuka kukanguka ari uko bisakuje, ari uko abantu ubwabo ku isi babyiboneye ko Vogue ikinyamakuru cyawe kidashya agaciro ubwiza cyangwa se umuco cyangwa se umwirabura cyangwa n'undi muntu uwo ari we wese, ahubwo kikagaragaza abera gusa, nkaho ari bo baba ku isi gusa, cyangwa se ari bo bakagombye kwibona mu mideli, cyangwa se ari nkaho ari bo bonyine bafite impano zo kugaragaza. Ibyo ngibyo nibyo umuntu wese ashobora kwibaza, kubera iki byabaye ngombwa ko abyibuka cyangwa se abivugaho ari uko abantu bo ubwabo barinze kubyibonera, kuki we atabikoze mbere. Ni ikintu ubundi kitari kinakwiye ko abantu bakirekarama, bwari uburenganzira bwa buri muntu wese kugira ngo yibone muri Vogue Challenge. Ibyo rero byamuteye ikibazo gikomeye, gusa ntabwo yarekeye aho, yasabye imbabazi, nyine yandika iletre asaba imbabazi abakozi be wenda baba barahuye n'irondaruhu cyangwa se n'abo bantu b'uruhu rwirabura baba barirengagijwe kugaragara ku kinyamakuru cya Vogue Challenge. Rero kuri umuntu uwo wese utabuzi iyi Vogue Challenge, akaba ari bwo bwa mbere, ashaka kutwandikira muri comment yifuza kuba yayikora nawe, ashaka kutwandikira muri comment tukamubwira uburyo ushobora gufasha gukora iyo Vogue Challenge. Ni ibintu byoroshye, ni application udownloadinga, ukaba wafata nawe ifoto yawe ugashyiraho iyo Vogue Challenge, iyo cover ya Vogue Challenge, mu rwego nawe rwo kwerekana ko ufite uburenganzira cyangwa se ufite ubwisanzure bwo kuba wagaragara kuri iyo magazine ya Vogue Challenge. Gusa nyuma byaje kugaragara ko n'andi bandi bantu bakora imideli cyangwa se bakora amakava mu binyamakuru bagiye bagira icyo kibazo, bisubiyeho batangira noneho kuba bagaragaza ubwiza bw'umwirabura ku iyo magazine ya Vogue Challenge. Murakoze rero bakunzi ba Trumpet TV, kuri uyu munsi nkomeje kubasaba kuba mwakomeza gukora subscribe, mukore share, mukore na like, kugira ngo ibyindi byiza dukomeje kubategurira nabyo bidakomeza kubacika. Murakoze. Yari Ishimwe Vanessa hamwe na Warden the Great.